ndamuzi ariko nunyereka ikigoryi ndakubwira ko ntakizi tugende uyu mugabo uramuzi udatuma umuntu acira mwana komeza mbabarira umusimbuka ufata ute se umuzi ute nta muntu umutera iseseme ntumukange uyu mugabo uramuzi ntago muzi yego uyu uramuzi oya ndamushimiye kandi yanyeretse ukuntu aba bantu bameze n'umubaji emera ubaze bibaho nanjye nabaye umuhinzi utuze kuki Chris Brown ataza kundeba ngo dukorane indirimbo Ama-G ntago yaza azabireke nanjye sinajyayo Chris Brown ni umuntu nkanjye piano akoreraho ni nk'iyo nakoreraho indirimbo uko bayikompoza ikina ndusha ni ukubyina n'ururimi wenda kandi nanjye murusha ikinyarwanda nankange biravuga ngo abo kubaha tububahe nanjye nanyubahe nanjye narakoze yowe yanshatse aba bantu kutababwiza ukuri yitwa yarasaze cyangwa bazamusuzume bamenye ibyanywera iwe mwana mujye mureka ubwo bugome mufite muri mwe no gusebanya gusa ndabazi abantu bandika ibintu mbabazi ngewe umuntu afata umwanya wo kwandika comment ingana gutyo yigendera narasaze nimba ari kubyumva mumenye ko ngomba kubajya mu maso kandi nkababwiza ikiboneza mvugo abo bantu bagenera ubutumwa dusoza bajye kureba ba nyina Kigali News Channel. Stay connected, stay entertained, and stay inspired with Kigali News Channel. Yes. Nyita Ama-G the Black cyangwa unyite Kigali News Channel, unyite Mango 4G, unyite urumva Rujama Phones Shop. Ariko gadi kucyo mvuze Rujama ureba hasi. Naraye nkoze live bambwira ngo turagushaka gadi kwiyerekana birasaba iki? Shana ari bikabise. Wowe ndagushuje wo hantu hose waba uherereye waba uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Australia, Nigeria, Togo, ibirwa bya Fiji, ibirwa bya Seychelles. Ibiganiro byacu twabwiye ko ari akagaruka. Yego. Ikintu cyitwa gukoresha telefone, iyo telefone kuki wifashe gutyo k'abantu bavuga ngo niyo tufatiraho sound. Muri comment baratuzonze. Jane se ntago biba bivuga se? Ntago biba bivuga. Ibiki bisa nabi. Hanyuma kuki mutabisesha neza? Bimeze neza ariko. Uyu munsi utiki rero. Uyu munsi ni umwe mu bantu b'abashuti bacu nawe uramuzi. Yarambwiye ngo hari abantu bifuza ko wazanyerekera Ama-G. Abantu sibyo na umuntu naramubonye mani nta bantu wanyereka. Barahari n'abandi turabona ngiye kugwereka. Nawe urimo. Okay nari reka tugende. Abo bantu rero umuntu kujya nibura tubwira ko umuzi ukatubwira ikintu cyiza umuziho uwo muntu. Okay turebe. Abo bantu rero umugabo uramuzi. DS Dollar ndamuzi. Twigeze gusangiraho rimwe ku Gisimenti. Umwana uzi kuganira kandi aryoshya ama B1G. DS Dollar ni umuhanga. Amakuru mufiteho nuko no mu ndirimbo mwagiye mumenya ari umwe mu bagiye bakomporeza abahanzi kandi bakomeye n'indirimbo mwakunze nubwo atajya bivuga. Ariko nabonye yaranakoze indirimbo y'umusaza. DS Dollar ni umuhanga. Yes. Uyu mugabo uramuzi? Ntago muzi. Sinshaka no kurimenya. Ntago muzi nawe nashaka ntamenye. Ntago muzi. Yakareka. Uyu mugabo uramuzi? Bamwita Maître Nzovu.
umuhitinzi wanjye ndamuzi. Nzovu ni umuntu ujagaraye ariko akanajagararuka. Ni ukuvuga ngo ako kantu sinzi nimba uri kukumva. Nzovu muhura ameze nk'umuntu wigize nk'ipanci ariko ukabona nyuma behind ni umuntu muzima cyane wa danje kandi agira n'ibitekerezo. Ikibazo ni biriya bintu byo mu ndangamirwa bye nyine ariko ndamuzi. uyu mugabo uramuzi? umukada wereka nkubwiza ukuri waravuze ngo ndi umutinganyi nicyo nkuziho buretse tujye tuvugisha ukuri. Yaravuze ngo njyewe na Move producer wanjye ngo yadufashe uri gukora ibyo bintu se ngo muri wese man. Ndamuzi sinzanamwibagirwa. uramuzi? Ndamuzi. Iki kintu cyiza se muzi? Agira umunwa ariko ubundi ni umufootballer cyangwa ni umuntu mu bintu bigendanye na football. Uzi iyo ndamukurikira iyo yazanye ngo Karenzi ngo nande ngo ibiki n'ibiki niho nkura makuru nubwo atizewe. Nabonye Kenisi yamuzanye mu kiganiro nawe yamuhaye akazi man. Ni umuntu nyine wihiringa tu. Umwihirinzi. Uyu muntu uramuzi? Umwita Miss Jolie. Muzi iki se? Nyine mufatite umuzute mentalite. Ni umunyabwenge. Ni umuntu nkimara kubona hari ahantu yagiye gukora mu nama iremereye cyane ndavuga wow. Dufite umukobwa ushobora guhagarara imbere y'abantu bameze gutya abanyabyubahiro akagira speech. Ndamuzi ariko nunyereka ikigoryi ndakubwira ko ntakizi. Ikiye kigoryi? Komeza tugende. Uyu mugabo uramuzi? Udatuma umuntu acira mwana. Ndamuzi. Yitwa? Ntago muzi neza ariko ndamuzi tu. Hari ukumenya umuntu bure hari ibintu bibiri. Hari ukumenya umuntu ukavuga ati narakumenye. Hari no kumenya umuntu nko kumubona ariko ndamuzi. Umuzi iki? Komeza mbabarira umusimbuka. Musimbuka. Okay. Uyu mugabo uramuzi? Angeli umva naramubuze mu buzima bwanjye. Angeli Mutabaruka bro. Babwiza ikiboneza araniryohereza mu biganiro bye. Iyo ntegereje Kassie Pizzo uramuzi wowe? Iyo Kassie Pizzo atanzaniye Angeli ngo agire ikintu atubwira mba numva yadukushona. Nta muntu umutera iseseme ntumukange. Ntumukange. Hari indirimbo ugiye gusohora vuba aha ngaha yitwa Rirarema. Ubwo mba ndi kuvuga Nyagasambu. Inspiration ntago nababeshya niwe nayikuyeho. Uyu mugabo uramuzi? Uwo mwana uyu mwana uramuzi? bamwita Benzo Beat. Reka umuntu yitiranwa na Beat. Ndamuzi nawe ni umunyadukoryo. Ni umuntu w'inshuti yanjye twarakoranye na n'ubu tukiri inshuti. Burya kugira ngo inshuti muyimarane igihe mani biba bikaze. Uyu se uramuzi? Ariko nawe uri bamwita Irene. Boss wa Kigali Empire ifatanye na Dorcas na Vestine. So kwa Dorcas na Vestine sinanuza. Naimaye. Ndamuzi. Wa Kigali Empire. Empire. Kigali News Channel Empire. Ariko ndamuzi ni umunyamakuru mwiza, ni umuntu wafashije abantu benshi. Tukivuga Irene ntago wareka kumva Neo Bosco, ntago wareka kumva Dorcas na Vestine, ntago wareka kumva ba Majid the Black ya nyine abahanzi bose bamunyuze mu maso kugira ngo aba promoting.
ndamuzi. uramuzi uyu se uramuzi Super manager sha super manager ndamuzi. muzi ute Confidence nta kintu wazumubwira. Ni umuntu wakuze menya byari bimugoye ariko ni ibitekerezo gukura byari bigoranye. iyo murebye n'icyo ubona Mbona ko gusubira nabonye ariko bareba amafaranga afite amafaranga ariko nyine iyo umuntu ari kwerekana ibintu nka biriya uhita umenya imikurire ye. Hari ugihe ntayo yari afite urumva kandi yayabonye agomba kutwereka ati mwari muzi ko birangiye. Ni ikintu muziho nuko ari umuntu muri social medias arakora kandi noneho akunda gutanga message zifatika cyane mu rubyiruko mu bantu ariko akunda kuvuga ku bintu by'abaperezida. Ntashobora kurangiza interview avuze ngo nk'uyu perezida wa Cameroon ngo yaravuze ngo Cameroon yitwa ndabizi njyewe ariko super manager yamukubwiye umuhanzi wese wo muri Cameroon uzi umuhanzi wo muri Cameroon uwo saranzi ntabwo zumva turi kumwe namubaza sha dukomeze ibyo turi kumwe nge na uyu mugabo uramuzi ntago muzi yego ntunambaza impamvu ntamuzi nta nubwo uzi n'izina rye kandi ntamuzi ubwo sinamenya umuntu simuzi namenya izina rye gute ntabwo wamumenya uyu uramuzi iki ndakizi bamwita Bahati Makaca agira umunwa ni umwihirinzi ni umutigisi. Bahati Makaca yarambwiye ngo ntago nzava mu maso yanyu uko mwabigenza kose nubwo Just Family yasenyutse ngomba kuba mpari. uyu uramuzi oya ntago muzi. Okay. Uyu nguyu uramuzi Okama bamwita Okama ngo ni umuhindera narije ni umwara Timitimine ngo ni icyara Timitimine Freshman ndamuzi Manura Blaga nyine ni umuntu uryoshye ibiganiro akunda ibiryo ku isi no mu ijuru sindajya mu ijuru ariko Okama taru y'ibiryo bireshya nimba ari guhima ukuntu aresha akabisimbuza ibiryo. Twarasangiye na Bwiza barabizi twari turi muri Marriott mani nigararura ukagira ngo ukamubwira se urabizi ko uri umusani ngo rase ngo ndi umusani udashonje njye kintu muzi kandi noneho abirya muri guseka ukabona ari nka bra kandi ari kubihirana Okama uzaze ngukubita nk'inkoko ebyiri sha ubabwire uti njyewe nariye kwa Maji nanjye nzaza noneho ni n'umubyeyi en plus noneho akaba yanga gasuzuguro ibyo nibyo muzi ibyo muzi uyu nguyu uramuzi uyu ni bazima bamwita Kapiropi the Great the Legend ndamuzi na waranzi turaziranye muzi iki kintu cyiza Pifla arampinduka igihe kigiye gitandukanye. Mushobora gupanga ibintu ariko nta gasuzuguro. Abantu benshi tuziranye ntago bakunda gasuzuguro. Ugahita wumva man mwaye muri ahantu mwicaye ugahita ubona gahunda yazinduye ariko ahanini naratekereje ni nagakosa kanjye cyangwa nakagesoke ariko ndamuzi tu ni inshuti yanjye man. uyu nguyu uramuzi atatu yisumbuye atatu sha ndamuzi muzi iki nyine ni iki kintu cyiza ahanini atinya ubukene
kandi nta muntu nanone ubukunda ariko we ntabwo ushaka kumubwira ubukene ko bugomba kumugeraho. kandi ni ikintu ngira ngo umuntu wari kandi none acisha bugufi mu buryo bwo gushaka ibiceri agenda gake cyane. Uwo muniga mwana yaramfataga akanjyana muri studio ku ngufu kugira ngo tubone ibiceri, kandi mu by'ukuri na n'ubu revo tugezeho n'uwo muhate yanshyiraga ku mutwe. Abantu bazi Nyabarongo barabizi. Iyo yambwiraga ati tujye muri studio shaka igitekerezo mwana turirimbe, twamenyereje abantu ko turirimba, aravuga ati ariko navuga ni umuntu yambutse Nyabarongo, ni nawo muhata afite wo gushaka ibiceri. Ndavuga none wowe tugiye kuvuga ukuntu wambutse, kubita nawe chorus ngenda sigara developer. Yemen, ndamushimiye kandi yanyeretse ukuntu aba bantu bameze. uyu mugabo uramuzi? ni umunyarwenya bamwita Nyakso. Ndamukunda ariko noneho umuntu nkunda bamwita Mavide man. Mavide naramushatse naramubuze, ariko Nyakso nawe ni umuntu wa danje, akora ibintu bye yipowe. Noneho ibintu bye byose byabaye nk'urwenya. Uzi ko ashaka kwambura mu rwenya burya kubwira ati kugiye nta kintu ndiho, kandi ni umukire mwana w'umuniga. Ndamuyoka. ikihe kintu cyiza se muziho oya inyuma y'akazi akora abacecetse. Nyakso urabyibuka kwa Kasuku nagusanze uryamye mu ntebe fone wayihengetse, reba wari uri gukina akadege niba byari bimeze bite. Ariko ni umwana mwiza, buriya umuntu utavuga uzamwitondera. aba ari umwana mwiza cyane. Yego. undi muntu ngiye kukwereka hano mfite ifoto yiwe. umuntu ugira profile imeze bityo uramuzi? Ubwo uyu muzungu ngemeranya n'abazungu ngewe. Soma izina basi. Godfather ntawe nzi. Impamvu kandi ntamuzi nuko atashatse kunyiyereka. Ubwo ntawe nzi. uyu uramuzi? Emisha bagushinja ubugoryi. Emi bamwita Emi nyawe. Ejo bundi yari ari gutuka abantu bo kuri The Dynamic. Niba baramwirukanye bikamubabaza, niba byaragenze gute, ariko nawe ndamuzi, ni inshuti yanjye. N'umugore w'Agapome ni inshuti yanjye. uyu uramuzi? Oya. Ibikorwa bye ndabizi ariko we simuzi. Ariko oya ndarizi. Papa cyangwa ni cyo cyonyine umuziho? none se mumenye ikindi kiki? Nawe nuko atajya apfana ijambo, yigeze kuvuga ibintu bikomeye ku musobanuzi, niba ari Gaheza niba ari nde, amuvugaho ukuntu agatwiko katinjiza yahise agakatira, kandi buriya akantu katinjiza nanjye never. Nicyo muzi. Oya. Hano buzi izina rye? Oya. uyu nguyu uramuzi se? Abiri kunyica mu maso ntago muzi. Ntabwo uzi n'izina rye? Oya. Noneho akora iki? Ni umuhanzi. Aririmba izihe? Ni umuhanzi yari umuraperi. Yabiretse gute? Ntabwo yabiretse, ntabwo mvuze ko yabiretse, ahubwo njye ntabwo mperuka kumva indirimbo ye. Ndamuzi, reka mpite muhe na Gasopo njyewe. Buriya hari ukuntu umuntu inyuza
tubwire wowe Yes. muzi muzi nk'umuntu ushaka kwiyemera guhangana n'abaraperi bandi ariko ntago bizaguhira bro. N'umubaji emera ubaze bibaho nanjye nabaye umuhinzi utuze. Yitwa Neg de General Serge. Nuko nguko bimeze. Nicyo kintu cyiza umuzi. Ikintu muziho cyiza ikintu muziho cyiza ubu ni igikira nuko turi inshuti tuvugana bisanzwe biri aho ngaho. Nicyo cyiza umuzi. Nicyo muziho gusa. Nicyo cyiza wadusangiza umuzi. Ariko ikindi kintu navuga muziho mukundira nuko amaranye nyine aharanira gukorera umuryango. Uzi igihe bamaranye man n'umuryango we men muzi impamvu mubwira ngo ni Papa Serge ndamubaha nk'umubyeyi kandi kugeza na n'ubu ugasanga aracyari kumwe na Mama Serge barimeze neza. Uyu mugabo uramuzi? Ngo ni icyuki bamwita icyuki. Uramuzi? Element ndamuzi ntago nareka kuvuga ko ele ari umuntu wa challenges music y'inaha ngaha cyane cyane new generation ariko ntago nareka kuvuga ko muzi. Muzi iki cyiza se? Cyiza nyine wadusangiza. Nuko ikintu muziho cyadanje nuko yamenye ko atakwigira yasangira umwuga n'abandi bantu. Urugero nimba utangiye wumva indirimbo bivuga ngo ele ariko akavuga ati hari utuntu tundi ntazi ukajya kumva irangiye ivuze ngo Bobo Pro on the mix. Nuko abavuga ati ndareba n'abasaza nabo bamfashe. Icyo muziho hari abantu bifunga akayitangiza ari ele ikarangira ari ele. Kandi ikindi iyo nkunda umuntu wumva hari igihe avuga ngo azi no gukompoza by the way ashobora no guhamagara abamukomporeza nyine ntago yumva ko ari we wenyine. Byinjiza ko yazagukorera indirimbo. Element yaranze ariko menya ari igihe tu cyangwa umwanya ariko anytime twarinyorosha mwana twakora ariko mu matwi ye abantu bamujya mu matwi nacyo ni ikindi kibazo. Element amibiraka byo gushyira AC muri studio nkibaza ni Element wowe ubundi kunkorera indirimbo nimba ari uko mba nambaye isarubeti simbizi ariko nari bimani nta mutima mubingirana nawe. Noneho ikindi akantu ushaka ko dusoreza aho naka video. Nurikiza hino iyo telefone video dukora n'indirimbo. Amaji ntago yaza azabireke nanjye sinajyayo. Tugatangira nakubwira impamvu kugeza gusohoka. Yalla usko bikaze kuki Chris Brown ataza kundeba ngo dukora n'indirimbo. Amaji ntago yaza azabireke nanjye sinajyayo. Ase man kuki uri kuzana ibyo hano muri comment umuntu yaranditse ngo sibyo abantu ngo Amag the Black akora his confidence. Bro Chris Brown ni umuntu nkanjye piano akoreraho ni nk'iyo nakoreraho indirimbo uko bayikompoza ikina ndusha ni ukubyina n'ururimi wenda kandi nanjye murusha ikinyarwanda ntankange ururimi rw'iwabo ararundusha nanjye murusha rw'iwacu. Niyo mpamvu rero confidence zanjye ngomba kuziharanira. Wowe ariko mana yanjye Chris Brown yanspendingisha amafaranga yo kujya gukorana nawe nkande. Gukorana
n'umuntu wa danje wo muri nanjye ndi uwa danje bro Mbese sirakuzi yindi nyine yo hanze y'u Rwanda n'abandi abanyamerika n'abandi ubu jya Nyaruguru ubabaze uwo muntu ubabwire baririmba indirimbo y'imwe uhita ubabwira na Nyabarongo barakubwira iyo bazi n'umugajye mudukanga man umuntu wa danje n'uwuhe se umuntu wese nanjye ndicyo umuntu uryama akaba yasinzira confidence ziterwa n'iki nuko nawe nyine nawe ari umuntu ava amaraso nkawe kumva ko mungana nawe yaza kugushaka ntago ngana nawe ntago ngana nawe wenda afite abaviyuzi niba followers ibyo byo wenda arabindusha nanjye nkamurusha inkoko nkamurusha amateke nkamurusha ibihaza ntago yankanga Ase kuki mushaka ko tujya munsi y'ibirenge by'abantu man ariko amaji urumva iyo umuntu yakoze ngo na Bibiliya iravuga ngo abo kubaha tububahe nanjye nanyubahe nanjye narakoze yowe yanshatse nanjye narakoze nukuvuga ngo wowe ikigutera confidence nyine nawe bawumva twarakoze twese turi ku isi ya rurema wenda we aba muri Amerika ariko nanjye ndamurusha kuba mba mu Rwanda nagaba hano izo confidence bavuga niziye hano undi muntu yaranditse ngo amajamenya amaze guporomoka ahubwo uwo muntu yaporomotse ahanini abenshi ntabwo bumvaga ukuntu ndahita ngituka nikiza n'ubugori wowe vuga ibintu ubonye ati uri kumva Gadi ubonye comment yizo ni hano aba bantu kutababwiza ukuri aba bantu kutababwiza ukuri yitwa kurumve se ubundi umuntu abaho yitwa gutya yarasaze cyangwa bazamusuzume bamenye ibyanywera iwe kandi ntibika yikomereza aho ngaho nk'uyu nguyu kwera n'umuntu ariko ni igitekerezo ngingo yatanze bande bamusuzuma urumva yaranditse ngo ibyanywera iwe kandi ntibyikiza ahubwo mu dutabare undi ataducika abacika ajyayo ubundi bamufite ntabwo mbizi ibyanywera iwe ni B1 gin shaka kuhanywera amazi reka nanabivuge bataza kunsuzuma mwana mujye mureka ubwo bugome mufite muri mwe no gusebanya gusa ndabazi bande uzi abantu bandika ibintu mbabazi ngewe ntago wirirwa ubona se bari kunkoraho inkuru ivuga ngo ako n'abantu muri comment basanzwe n'abafana amajyepfo nta muntu usanzwe uhari mani umufana ufana ngo bagupime wowe uwo mufana ninde wowe se ugatekereza ko ari umuntu muba muziranye yarasaze wowe utekereza ko ari umuntu muba muziranye mba muzi ese hari umuntu muziranye ushobora guca mu gikari kuki atabikwibwira bisanzwe nkaza kuvuga ati amajyi ndabona warasaze ngo kwa muganga rero tugifite ubwo ahubwo yamvuje so njyewe ariko comment ntago zikinshira ishati umuntu arabona ngo wagiye ngo guhinga ngo uburango yasaze arasaze njyewe wowe ntago wankontorora wowe uzajya umbona mu maso yawe niyo mpamvu uri guforowinga umusazi nimba ari gutyo wowe ubyumva tekereza umuntu uri kureba umusazi tekereza umuntu waforowinze umusazi ariko hari igihe bari kwigendera ukamugwa mu maso umuntu afata umwanya wo kwandika comment ingana gutyo yigendera narasaze nimba ari kubyumva ariko sha ntago wampasha narabibabwiye ntago wambasha wowe ninde se uri kuvuga nerega bafite udukundi ndabazi bavuga amazina rero kuki batsinda aya mbivuze naba mbi promotinze
ni abantu bazwi se muziranye mu buzima bwawe barazwi abandi ariko ndabazi ngiwe yego noneho nanjye mumenye ko ngomba kubajya mu maso kandi nkababwiza ikibonezamvugo abo bantu bagenera ubutumwa dusoza bajye kureba ba nyina njye nta butumwa nabagenera man reka nkubwize ukuri nimba warakurikiye Kigali News Channel ugakora subscribe ukaba uje gusebya ibintu twagezeho nta kindi kintu nakubwira ese ni umuntu uri kubwira kanaka ari kwiyumva muvuge ongera usome ubwo butumwa umuntu witwa gutya abaho yego kandi ari ngo uyu turi kumureba oya soma ndebe ko nibona hafi wowe musomera iryo zina nsoma izina yitwa nde yitwa Kurumvune ntago nkuvunnye rero umuntu uraje witwa Kurumvune wavunwe n'uwo mu ruhonge ukandeka nuko bimeze manajya umuntu yaravuze ngo bajye kumpima ngo narasaze mana uko abibona niko ashobora kuba ariko abibona none se nanjye ko hari ukuntu ndi kumubona none hari ukuntu akubona akabona warasaze ariko wowe niwe ubizi amajini umuntu avuga nta butumwa ufite wamugenera dusoza namubwira ngo ajye kureba mama we nta bindi namubwira ko abantu b'inshuti zanjye abantu munkurikirana cyane we love you naho abacantege bo bagomba kuzamo kandi ntukajye ibyanga ntago nabyanga ubwo se baguciriye kubera ibyo wakoze bayi rero baye ndatashye nanjye. Kigali News Channel. Stay connected, stay entertained, and stay inspired with Kigali News Channel.